mbere ya byose ndashima Imana. Ndashima Imana igira neza abanye nanjye mw'iri joro. Ubwo naterwaga n'ibisambo. Imana yabanye nanjye. Ubwo nakangutse ndyamye nkasanga bamfatiye ibyuma. Bakantwara ibyo bashakaga n'udukoresho twanjye twose twangabo nakoreshaga nshaka umugati bakadutwara. Ariko icyo nshimiye Imana, ndashima Imana ihagararanye nanjye. Batwaye ibyo batwara, barangije barandeka. Ushimye Imana ari kugira neza. Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Mu iminsi nsubira n'umuhanuzi umugisha, twe twasenganye akambwa ngo Imana inkuye urupfu rwihuse, ngo rwari ruhari mw'uko kwezi. Yakambwa ati Imana ikurinze guterwa icyuma. Nabibonye. Bona agiye kubona nkabona mu masaha 8 z'ijoro nkabona umuntu bakubise urutara rugahita runkubita mu maso, nkabona bagahita bamfata icyuma batwara ibyo bashitwara. Cyo ndashima Imana, imyenda yanjye bayihoreye, cyane cyane bashaka ibikoresho nakoreshaga. Ariko Yesu turi kumwe. Amarira azashira, bana b'Imana mwe, Yesu dukorera azatunyuza hatambika, bazatunyuza hatambika. Uyu muntu byacanze, uyu muntu wabuze amahoro, uyu muntu uri gushaka kujya kwiyahura, yagerageje kujya mu mugozi byanze, agerageza kujya mu ruzi, yabuze icyo akora. Ndamusengeye. Enema yasika topini fogerere, ibi bimubujije amahoro uyu muntu. Ndasenze cyane kugira ngo umucire inzira, kuko yabuze uko agira. Yabuze uko agira, yabuze uko agira. Ndamusengeye, ndamusengeye. Mpamaga imbaraga z'Imana, mpamaga ubutabazi bw'Imana, mpamaga gukora kw'Imana. Urakoze papa, urakoze. Nsengeye uyu muntu wabuze amahoro, uri kuryama ntasinzire bitewe n'ikibazo afite kiteni ryamurembeje, akaba ari gutekereza, akabona yandi mahitamo, akabona ibyo ari buteze cyamunara. Ndasenze cyane kugira ngo imbaraga zawe zimanuke kuri imirimo n'ibitangaza k'uyu muntu. Reka umucira inzira, ibiganza bye ndabisengeye. Sabye mu mugisha w'amafaranga mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu. Ndaturamo amayero, ndaturamo amadolari, ndaturamo amapaundi, ndaturamo imfura za Beneri mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze Mana, urakoze, 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 kuko uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza. Uyu muntu ufite ikibazo cy'umwingo, ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mana, ndasenze cyane, reka ikiganza gihe gikore mu uyu muhogo, kora imirimo bitangaza, nkubise ubwami bwa shitani hasi katika jina la Yesu. Imbaraga z'Imana nizigira ikintu, ibintu biziremerera kandi zitsikamira. Urakoze papa, urakoze, 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 urakoze. Mana, aba bantu bafite ikibazo cy'ubukode, babuze iyo berekera, aba bantu ndabasengeye, tanga ubukode mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uri umwami w'abami. Nkweretse uyu muntu Mana udafite agaciro mu muryango, imiryango yaramwanzira muca, nta jambo afite mu miryango, ndetse bamuvumye n'imivumo, bavuga ko azapfa n'abazarindagira, azahora mu ruzerero rudashira rutamuvaho. Kandi nawe yitegereje abona ariko yemeze. Iyo utamba hafi murengezi, banaramanutse ngikuzimu, wine kutaya pini fore nevota zimana seka to pini fogere, banaramanutse ngikuzimu, wemeye kuzakundwanirira, kunesha no kwawe murengezi. Yes, reka nongere mbasuhuze mbifurize byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi, amanywa ndetse na nijoro. Reka nkwifurize umugisha w'Imana aho uhereye hose mu mpande zitandukanye zigize isi dutuye. Njyewe nitwa Ben, iyi ni Savana TV Show. Nk'aho ikaze, nyemerera nkwibutsa gukora subscribe kuri utarigeze ubikora, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, 5 kuri 5 ivuga butumwa turi muri kugeraho mu buryo bworoshye cyane. Hanyuma
ngira ngo isi yose imaze kubimenya yuko abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda turi mu bihe bitoroshye byo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ni ibihe bitoroshye turimo, ariko ndi kwizera yuko Imana ndetse n'abandi bari bukumye kutuba hafi baduhumuriza. Intego yacu ni ukwibuka twiyubaka. Hanyuma uyu munsi ndi kumwe na Pierre, ni umwe mu bakozi b'Imana baje kumenyera hano kuri Savana. Ndagira ngo maze mwakire twibwira amazina kuri umunyoro bwa mbere, tuze kubana twese tuziranye amajije ko twibwira. Mwahe ikaze na karibu hano kuri Savana TV show. Murakoze cyane, ndabashuje amahoro y'Imana nakomeza kubana namwe. Nsuje abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda ndetse na by'umwihariko. Ikindi hari abakunzi banjye bajya bambwira batereko ko twebwe utajya udusuhuza. Hari n'abantu bankurikirana kuri TikTok yanjye yitwa Hagenimana. Ni amazina yanjye kuri TikTok nitwa Hagenimana. Abahakurikirana bose ndabashuhuje. Bakunda kuhabona ibiganiro bica kuri Savana. Nabo ndabashuhuje. Yego. Kandi munamfollowing hano kuri Savana TV show, mukore subscribe kuri TikTok yanjye yitwa Hagenimana, mumfollowing, mukanda like, munasharinga. Inkunga yanyu irakomeye murabe igiciro kuri ngewe bafite ku mutima. Yesu abaha umugisha cyane. Nukuri Imana ibaha umugisha kandi bakomereze amaboko. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Imana yaguhaye uyu munsi kugira ngo abanyamwuka cyangwa se abakristo bakomeze kumva icyo umwuka ari kubwira amatorero, bamenye ko bakwiriye guhagarara mu gihe Imana irimo ibifuzamo. Ndakwakira ubanze dusengera Imana kugira ngo umwuka wera ari buza kutuyobora. Yego. Uri mwiza Yesu, urera kandi urakiranuka, ntawe uhwanye nawe mu isi no mu ijuru, kuko nta rindi zina twahawe mu isi gukirizwamo usibye wowe gusa. Niyo mpamvu tugushimye kuko uri mwiza. Komeza kubana natwe, ubane n'abanyarwanda. Reka kubw'iryo zina twahawe, haleluya, reka rikora imirimo n'ibitangaza. nukuri. Abarozi iyo baryumvishe bakubitwa hasi, abapfumu iyo baryumvishe baradagadwa, abadayimoni iyo baryumvishe nabo barashya. Iryo zina rirahambaye kandi rirakomeye, rikuraho karande. Umuntu wari wihebye rimusubizamo ibyiringiro, wateye agaciro rimuha agaciro. Urakoze. Komeza kubana n'abanyarwanda, komeza kubana nanjye, gusenga no kwanye gukora ku kaboko byose mu izina rya Yesu musabye nizeye, amen. Amen. Imana igumugisha. Namaje kubabwira icyo tugiye gukora, hanyuma ntago ndi butinde nkuhaye umwanya kuko ambwiye ko hari ivuga ubutumwa ugiye gutujyamo. Nkuhaye umwanya kugira ngo twinjize muri ibyo bihe by'umwuka. Nibyo ngiye kugenda, urabona ko nabyiteguye, namaze no kwambara. Kadusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka. Turi ku murongo wa mbere tugeze ku 8. Avuga ngo abacira umugani kuko bigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hari umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri umudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko hageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhishe, ndamurengera ngo adahora azi iminsi yose akandushye. Nuko umwami Yesu arabaza ati, ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo ibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Titire yaho ikagira iti, titire nubwo tutayisomye iravuze ngo umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Tugasoreza ku ijambo ryo mu Baheburayo, Abaheburayo igice cya 11. Abaheburayo igice cya 11, reka tuhasome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo igice cya 11 umuntu wa mbere n'uwa kabiri. Haravuga ngo titire iravuga ngo kwizera icyo ari cyo, ibyitegererezo
by'abizera nyakuri. Umurongo wa mbere, kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Ni nako kuduhamiriza ibyo tutarebesha amaso, ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Kabiri, icyatumye abakera bahamya neza ni uko bari bagufite. Imana imamera umugisha. Yego. Mbere ya byose ndashima Imana. Ndashima Imana igira neza yabanye nanjye mw'iri joro. Ubwo naterwaga n'ibisambo. Imana yabanye nanjye. Ubwo nakangutse ndyamye nkasanga bamfatiye ibyuma. Bakantwara ibyo bashakaga n'udukoresho twanjye twose twangabo nakoreshaga nshaka umugati bakadutwara. Ariko icyo nshimiye Imana, ndashima Imana ihagararanye nanjye. Batwaye ibyo batwara, barangije barandeka. Ushimye Imana ari kugira neza. Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Mu iminsi nsubira n'umuhanuzi umugisha, twasenganye akambwa ngo Imana inkuye urupfu rwihuse, ngo rwari ruhari mw'uko kwezi. Akambwa ati Imana ikurinze guterwa icyuma. Nabibonye bona nagiye kubona nkabona mu masaha 8 z'ijoro nkabona umuntu bakubise urutara rugahita runkubita mu maso, nkabona bagahita bamfata ari icyuma batwara ibyo bashitwara. Cyo ndashima Imana, imyenda yanjye bayihoreye, cyane cyane bashaka ibikoresho nakoreshaga. Ariko Yesu turi kumwe. Pole sana ariko iyo umuntu agutwaye igikoresho wakoreshaga cyakugaburiraga bagukubise hasi, ariko Imana iri kumwe natwe. Imana iri kumwe natwe. Imana iguhoza amarira. Imana irakoze kuko yandinze. Imana irakoze. Hari igihe nzayishima, n'ubu ndayishimye, ariko hari igihe nzayishima bya nyabyo. Yego. Murakoze cyane. Pole sana. Ibyo ni ibintu navuga ngo bitanoroshye buriya. Iyo bihuje n'ibihe turimo noneho byo ni ibintu bigoye kubyumva cyane. Ariko ibyo batwaye byo nta kibazo, icy'ingenzi nuko bagusigiye ubuzima. Wari wabonaho abantu bagufata ukabura kuvuga, banagenda no gutabaza bikakunanira, ukajya ubarira abantu nk'ibyabaye ugira ngo baracyari hafi aho ngaho. Vuga nimvuga baranyica. Abo ndashima Yesu. Yesu dusenga. Ana yanjye mbuze icyo ndenza. Ariko naje kwiyakira. Mbuze icyo ndenza ariko Imana ikamya akagezi. Yakamije kandi kuko Imana yamuhungishirije ahantu bita ku kagezi. Igihe Imana yamukoresheje imirimo n'ibitangaza ku musozi Karumeli, yicaga abahanuzi ba Bali. Ubwo Eliya yahamagaye Imana amagambo makeya, ikaza igatwika igicaniro cyasi igitambo, reka mbivuge gutyo. Bo yari biriwe bayihamagara umunsi wose barikebagura. Eliya arabashinyagura ati yazindutse, yaba ntiyaza. Ariko Eliya we ahamagara Imana igitwika, yamaze gucamo n'uruhavu yanabakoresha bavoma amazi bakimenamo kugira ngo batavuga ngo wenda cyari cyumye. Birangije uwo munsi yica abantu za Bayali, ariko umugore bita Yezebeli aramukanga, aramuhabura, aravuga ati uyu munsi niraguhwanya n'ubutaka. Imana zanjye zabiye impone ndetse bikabije zariza, ariko ntabwo yari Imana yo mu ijuru. Ako kanya Eliya nibwo yagize ubwo aravuga ati Imana ninjye muhanuzi njye usigaye ku isi. Imana ati ceceka we tezevu. Wivuga ngo ninjye muhanuzi usigaye kuko hari ibihumbi 7 bitse bitegeze bipfukamira Bayali. Haleluya. Ariko Mana ndafashije kandi none ari mbabaye, ariko mubabaro uragenda afashije. Imana iguhe gukomera. Birangije guhe ibihe byiza muri wowe. Ako kanya Eliya Imana amushyize ku kagezi, agaburirwa n'igikona. Ariko ibikona bijya bidutunga. Wazi ko ibikona bibaho? Yego. Ibikona bibaho. Nukuri. Buri hari abantu batunzwe n'ibikona ntibirare cyangwa se ngo baniyemere. Burya mu gihe uzabona byagucanze igihumbi umuntu aguhaye cyangwa se 5. Burya Imana ibikoresha igikona kikakugabura, ariko ni mu buryo bw'umwuka, hatajya umuntu uvuga ngo namwise igikona. Arya abantu bumva ibintu ibi ni amagambo asobanurwa n'abanyamwuka, yumvwa n'abanyamwuka. Ariko ku kagezi ngo akagezi yari ariho kaje gukama. Imuhungiriza Serefati. Yego. Bayumvishe. Rero ku kagezi ni akagezi niyo kakama.
iserefati karahari. Haleluya. Si byose Ni ukuri. bo bantu dukoresha twanjye bumva ko akagezi k'ikireti gakamye, ariko iserefati hari akandi Imana igiye gufukura. Sibyo? Reka tureke gutinda muri ibyo ngibyo. Dusomye ijambo ry'Imana. Titiri ravuze ngo umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Uyu ninde? Uyu ni Yesu wari wicanye n'abigishwa bibajyana ikiganiro kiryoshye. Ngo arangije abacira umugani, aravuga ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe utarigeze yubaha Imana n'umunsi n'umwe. Noneho mu mudugudu hari hamutuyemo umuntu bita umupfakazi. Vuga ngo amina kandi. Uyu mupfakazi akajya ahoraza imbere y'umucamanza avuga ati wandengeye, wandenganuye ku mwanzi wanjye. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya ikavuga ngo uyu mucamanza akamara akamusuzugura. Hari abantu bagusuzugurira barebye, bagusuzugura muri situation buzimurimo, bakagusuzugura mu mateka wavukiyemo, bakabona ibyaye nuko bizamera, nuko bizahora, kuko nuko bizahora, bakabona bitazahinduka. Nakirijwe mu Mutara kuri adepera hano bita Imahoro, haza hitwa Imahwa. Nabatijwe mu Muvumbo wa Nyagatare kuko nta Yorodani twagiraga. Ariko iyo mwarimu yatangazaga amatangazo mu iteraniro, yavanga ibyiciro n'ibisigara, akavuga na babandi bavuga ari kwijyana. Abantu bavuga ari kwijyana rero bajya barenganya abandi. Umuntu bakamuhagarika nta kintu yakoze, umuntu bakamuca amande nta n'ikintu yakoze. Ko bajyaga badusuzugura bakaduca n'amande banaturenganya, ugasanga nitwe bari kubwira ngo nidutanga amande, ngo nitugura amayoga ngo ibintu ibi ngo byabaye. Ugasanga umuntu iteka n'iteka iyo hari turaso y'ubuzima y'amateka mabarimo, abantu bayimusuzuguramo ndetse bakanamukinagaza, bakabona nta jambo afite. Ariko nje guhanurira ubuzima bwawe. Uyu munsi wagira ijambo, uyu munsi wabona agaciro, uyu munsi Imana ni ukuri yaguhesha icyubahiro wambuwe n'abana b'abantu. Muvuge ngo amen. Amen. Akazi agaragumya araza, umunsi wa mbere araza, undi yarambirwa, aragumya aratitiriza Imana. Intego ubundi ni ugutitiriza Imana. Warasenze bwa mbere ntibyakunda, Imana ivugana nawe, ariko uracyabitegereje ntibirakunda, gumya utitiriza Imana. Umunyarwanda yavuze ngo birya barambije abarambiwe batashye. Ni ukurambya ukicara hasi ugasasa agakeka cyangwa se akarago, niba utanagafite wasasa n'agafuka twajyaga tudusasa twanayirayemo, warangiza ukarambya ugahamagara ikintu bita Imana. Haleluya kandi. Birangije aratitiriza, ntabwo turi butinde kandi ngiye gusoza. Uyu mupfakazi aramuyatitiriza, ariko kumva ikintu cyanshimishije ngo uyu mucamanza, Bibiliya ivuze iki? Ngo amara igihe atemera. Igihe wamenya kingana iki? Hasanga ari umwaka cyangwa se ari imyaka. Mbere y'igihe si igihe, na nyuma y'igihe si igihe, ahubwo igihe cyageze cy'Imana, Imana irakora. Kandi reka ngutangarize iri tangazo, hari n'igihe wahamagara Imana biterwa n'uko uyihamagaye, ikaguhamagara n'icyo gihe ikakwitaba, ikagusubiza n'icyo gihe kitaragera. Kuko yigeze ibwira Mose, avuze ngo ntazigera yongera kugendana n'Abisiraheli. Imana ivuze ko itazongera kugendana n'Abisiraheli, ivuze ngo n'ubwoko butagona ijosi. Imana, Mose niwe muntu ku isi wahaye Imana igitekerezo. Mose niwe muntu ku isi wagiriye Imana inama irayumva. Mose abwira Imana avuga ngo Mose, ibuka ibyo wakoze mu gihugu cy'Egiputa, ibyo wakoze ku nyanja itukura, none nubigenza gutyo ukabamara hano mu butayu, abantu bazava kuri Imana y'ingome. Imana itivuga ite Mose, si igitekerezo arayihaye, si inama arayihaye, iravuga ngo Mose kuko wangireho umugisha nkakumenya izina, n'icyo uvuze cyo ndagikora. Hari abantu Imana yagiye imenya. Haleluya. Hari abagabo, hari abamama, hari abasore ndetse n'abakobwa. Haranira uburyo wajyana ubusabane n'Imana, uburyo mwajyana ubushuti, Imana ikumenya. Bibutse ko abantu bakunda kwibeshya ngo abantu bose ngo nta bana b'Imana. No, ntibishoboka, ntibibaho. Abantu bose ni abantu b'Imana, kuko shitani nta muntu yaremye. Ariko abantu bose ntabwo ari abana b'Imana. Kubera iki? Bibiliya iravuga mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana igice cya mbere guhera ku murongo wa 11 ngo yaje mu bye ntibamwemera, icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye. Nabizeye iki? Izina rye. Nibo yahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Bivuga ngo abo ntibabyaye n'ubushake bw'umugabo cyangwa umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Naho uyu muntu abyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore gusa, atarabyarwa n'Imana,
abakiboshwe na karande. Umusikataro gatatu iwacu ntidukina, njye nakwereka nakuvunira umuheto kagutuka ibitutsi bibaho n'ibitabaho. Aho turashima Imana, twahindura identite, twe turi abana b'Imana. Imana ishimwe. Bibiliya avuga ngo amara iminsi atemera niho naringeze, ngo ariko hageze aribwira ati cyumva icyo nakunda umucamanza nubwo ntubaha Imana. Yisobanuye ko atayubaha, sinite no ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera atazajya ahoroza iminsi yose akandushye. Umva ijambo rikomeye ngo nuko Yesu akimara kubacira umugani arabahindukira arababwira ati mwumvishe iby'uriya muntu ukiranirwa yagira uriya mupfakazi. Ubwo se bibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwiza ukuri yuko izazirengera vuba. Shimye Imana ko ije kuturengera vuba, shimye Imana ko ije kudutabara vuba, Imana ije kuduhoza amarira vuba. Haleluya kandi haleluya. Nuko Yesu aravuga ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera ko kiri mu isi. Mbese birakwiye ko wizera Imana. Niyo mpamvu dusomye ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya 11 ku murongo wa mbere kugeza kwa kabiri. Haramu kwizera ni ukumenya ibyiringirwa rwose, udashidikanya ko bitazaba. Ni nako kuduhamiriza ibyo tutarebesha amaso yacu ko ari iby'ukuri. Bibiliya ivuze ngo icyatumye abakera bahamya nuko kwizera nuko bari bagufite mu mitima yabo, bizeraga Imana. Ukizera Imana kugera ku kigero ubona imbere yawe hari igikuta, ukamenya ko nubwo nta nzira ihari Imana yahabyaza igitangaza kikaboneka. Ukabona nimba ureba iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, ukabona inzira zabuze, ukabona ko Imana yakora imirimo n'ibitangaza, uburyo bukagera gute bukaboneka. Haleluya kandi haleluya haleluya. Imana yacu nishimwe. Imana ni wa mubyeyi we izera Imana, wa mupapa wizera Imana, wa mukobwa we mu bibazo byose bikuruhije bikugoye mu izo ntambaro bamuhoramo, izera Imana. Imana nayo irakwiyereka nk'Imana kuko ni umubyeyi, ni umwami wacu. Muri ibyo yaravuze ngo ni data twese mwiza, aziga intege nke zacu. Niyo mpamvu dukwiye kugira ngo turinde Satani. Amarira azashira bana b'Imana mwe, Yesu dukorera azatunyuza hatambika. Amarira azashira bana b'Imana mwe, Yesu dukorera azatunyuza hatambika. Amarira azashira bana b'Imana mwe, Yesu dukorera ngo azatunyuza hatambika. Ibibazo bizashira, agahinda karangire, kwabazwa bikurweho, Yesu dukorera azatunyuza hatambika. Amarira azashira bana b'Imana mwe, Yesu dukorera azatunyuza hatambika. Azatunyuza hatambika, azatunyuza hatambika, azatunyuza hatambika, azatunyuza hatambika. Habwa ikuzo Mana ya Aburahamu kubw'imirimo myiza wakoze, wanyeretse kera y'ukunkunda, none uyu munsi urabinyeretse. Imigambi hawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Za mbaraga zose zarwanyaga waziribatiye igorogota, ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nta bubasha bigifite. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashoboka. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Hari igitoro twari dusimbutse, iyo utamba hafi murengezi, mba naramanutse ngikuzimu. Wine kutaya binifore nevogota zimana sekato binifogere, mba naramanutse ngikuzimu, wemeye kuzakundwanirira
kunesha no kwawe murengezi. Hari ikindi ngo muze mwese abemera ko Yesu ari ingabo yacu idukingira, haba ku manywa haba nijoro, kunesha no kwawe murengezi. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Haleluya. Tujye gusenga Imana kumva kandi kantu kamwe. Mwami Mana yacu waraturinze, uturinde umujinya wa Satani, uturindira muri iyi si ishaje, uraturinda ntitwapfa. Ishimwe we, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Haleluya. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Nubwo twahuye n'ibigeragezo n'ibibazo n'inzitane zo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Ishimwe we, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Haleluya. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Hari ikindi gitabo nibajya ariko ntacyo, reka tugarukire ku ibyo nibuka. Tujye gusenga Imana. Nta bintu byinshi ndi bujyemo. Message Imana impaye ni ugusengera abantu muri rusange. Imana impaye message yo gusengera abantu muri rusange. Niwumva nsenze ukumva hari ikintu mvuzeho, wihuri bwiyumvemo ubwo umenye ko Imana ikuvuzeho. Kuko mbonye hari ikintu Imana igiye gukora. 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 Mwami Yesu, ndaguhamagaye kuko uri mwiza. Uri rurangiza rwa burundu usamba itarumba, giti cy'inganzamarumbo, uri ubwugamo bw'umugaro, bwisho bwawe gusenga, rudatetereza abakwisunze, uri intwari mu ntambara. Ndakumva uriyo, uri Imana. Nsengeye umuntu Mana, uyu muntu byacanze, uyu muntu wabuze amahoro, uyu muntu uri gushaka kujya kwiyahura, yagerageje kujya mu mugozi byanze, agerageza kujya mu ruzi yabuze icyo akora. Ndamusengeye enema yasika topini fogerere, ibi bimubujije amahoro uyu muntu. Ndasenze cyane kugira ngo umucire inzira, kuko yabuze uko agira, yabuze uko agira, yabuze uko agira. Ndamusengeye, ndamusengeye, mpamagaye imbaraga z'Imana, mpamagaye ubutabazi bw'Imana, mpamagaye gukora kw'Imana. Urakoze papa, urakoze. Nsengeye uyu muntu wabuze amahoro, uri kuryama ntasinzire bitewe n'ikibazo afite kiteye n'iryamurembeje, akaba ari gutekereza, akabona yandi mahitamo, akabona ibyo ari buteze cyamunara. Ndasenze cyane kugira ngo imbaraga zawe zimanuke kuri imirimo n'ibitangaza k'uyu muntu. Reka umucire inzira, ibiganza bye ndabisengeye, nsabye mu umugisha w'amafaranga mu izina rya Yesu. Katika jina Yesu ndaturamo amayero, ndaturamo amadolari, ndaturamo amapawundi, ndaturamo imfura za Beneri mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze Mana, urakoze, 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 kuko uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza. Uyu muntu ufite ikibazo cy'umwingo, ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mana, ndasenze cyane, reka ikiganza gihe gikore mu uyu muhogo, kora ibirimo bitangaza, nkubise ubwami bwa shitani hasi. Katika jina la Yesu, imbaraga z'Imana nizigira ikintu, ibintu ziremerera kandi zitsikamira. Urakoze papa, urakoze, 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 urakoze. Mana, aba bantu bafite ikibazo cy'ubukode, babuze iyo berekera, aba bantu ndabasengeye
tanga ubukode mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uri umwami w'abami. Nkweretse uyu muntu mana udafite agaciro mu muryango, imiryango yaramwanze iramuca, nta jambo afite mu miryango, ndetse bamuvumye n'imivumo, bavuga ko azapfa n'abazarindagira azahora mu ruzerero rudashira rutamuvaho, kandi nawe yitegereje abona ariko yemeze. Aho rero aka kanya ndamusengeye, reka ahinduke icyaremwe gishya, kuko uri umwami w'abami. Reka imbaraga zawe zimukureho imyanda katika jina Yesu. Ndamukuzaho karande, ndamukuzaho imivumo mu izina rya Yesu. Urakoze papa, urakoze. Komeza kurengera abantu, komeza kurengera abanyarwanda bari mu Rwanda ndetse no hanze, kandi komeza no kurengera umunyamakuru wa Savana TV show. Nanjye niko nisengeye mana, abadayimoni bahora mbakubise hasi. Nanjye ibiganza byanjye byatuyemo umugisha, mpamagayemo umugisha w'amafaranga, mpamagayemo business, mpamagayemo kwaguka, mpamagayemo gukora, kuko ijambo ryawe riravuga ngo udakora ntakarye. Tabizi ko iyo twakoze n'imirimo y'amaboko ujye uyihesha agaciro. Urakoze mana, dukubisa abapinga, imbaraga zabo turazisenya umwuka wo gupinga katika jina Yesu. Reka umanuke gukora imirimo n'ibitangaza, gusenga ni ukwacu, gukora ku kaboko kwawe, byose mbisabye nizeye ko bikoze mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha kandi igukomereze amaboko. Reka mwinginge ngusabe nimero za telefone, hari umuntu akifuza gusengana nawe cyangwa se akaba yanaguha support, kuko urumva burya y'umuntu yebwe nk'uko akibwa n'ibyo yakoresha ngo abone icyo kurya, burya bigoye. Ashobora no kugushyiriraho n'icyo 1000 cyangwa 5 se ukabasha kugira uko wiyaranja muri ibi bihe. Hanyuma nimero za telefone ziduhe kugira ngo abantu baze kubasha kukubona. Yego, nomero ndakoresha kuri Momo ni 0785 59551 0785 hari igihe bitariho n'igihe biriho. Amazina y'ibaro n'uwidutije, ariko yo nkunda gutanga bampamagara bakananyerekeraho kuri WhatsApp ni 0782 23 9466. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amen. Nanjye nsabiye umugisha abari badukurikiranye. Nongera mbibutse ko dufite groupe ya WhatsApp yitwa Isoko y'Ibisubizo. Ni groupe irimo abanyamasengesho. Wowe ufite ibibazo bikuremereye, wowe ufite intambara n'ibindi ubona byananiranye, nkunda kurenza icyo kintu mvuga ngo byananiranye, uraza kutwandikira kuri iyo nimero ya Savana, noneho tuza gushyira muri groupe. Nzi neza ko icyifuzo cyawe cyangwa se ikibazo ufite tuzafatikanya kugisengera kandi Uwiteka akagisubiza. Yego, tugira Imana isubiza, Imana yacu iradukunda. Reka dusezera abantu, tubabwire ngo naho utaha bakomeze bihangana, bakomere mu bihe turimo. Uwiteka akomeza tube hafi nawe. Ciao ciao. Amen.